ati iyi hoteli ni imwe muri hoteli zidasanzwe kubera ibintu biyiberamo. Ati mu cyumba 1408 ntago bajya bagikingura, ubwo baje kugifunga hari hamaze gupfiramo abantu 999, bamwe bacaho bagasimbuka mu madirishya abandi bakankuburozi, ntago bamenyaga ikiri kuberamo indani. Gusa kugira ngo babyirinde baje gufata imfunguzo barazikingirana icyumba bagikinga iteka. Gusa hari umwanditsi uzobereye mu nkuru z'imizimu yagiye asura inzu nyinshi bavuga ko zirimo imizimu, ariko nta mizimu igeze abona. Yatangiye kuvuga ati imizimu ishobora kuba itanabaho. Gusa yaje kumva inkuru ya cya cyumba bafunze muri hoteli, yaje kurema agati ndashaka kurara mu cyumba 1408. Uwari ubishinzwe yese ahamagara manager kugira ngo barebe babe babiganiraho. Aramubwira ati twagwa n'ikindi cyumba cyiza, ariko arabwira ati ngenda ndashaka 1408 icyo cyumba caka. Manager se mujyana muri office kugira ngo biganireho, amugira inama ati bibaye byiza kira cyumba wakakiretse, kuko nta muntu ujya muri kira cyumba ngabe yarenzamo rwose isaha imwe akiri muzima. Yanze kumwumvira, aramubwira ati ngenda ndashaka kujya mu kira cyumba uko byagenda uko ariko kose. Manager yaje kubyemera nyine kubwo guhatirizwa cyane, agati genda kira cyumba akimuhageze kuri floor 14. Manager aramubwira ati ndi kukuburira njyewe ntago wakabaye ujyayo. Gusa uyu mwanditsi yakomeje gufunga umutwe, yarakomeje araza ari kugenda ashaka icyo cyumba 1408. Abona umumama wari ku ruhande rwe ku cyumba afite agahinja ari kwinjira, abona ibintu bisanzwe. Akinguye umuryango yinjemo abona ni ibintu nibisanzwe rwose, hameze neza nta kibazo gihari. Aravuga ati bano bantu bashobora kuba barabeshyaga. Yakomeje gushakishamo hashira n'isaha kiri gushakisha, nta kintu kimwe yigeze abona. Akingura akadirishya kugira ngo yumvire akayaga. Gusa muri ako kanya iradiyo yari inyuma yahise yiyatsa agiye kureba, abona uburiri bwamaze kwisasa cyane kare. Aravuga ati byagenze buturiri bwanjye ni gute bwishashe uburyo bwa automatique, ntazo uburyo bigenze. Ahita atangira gupanika kandi niwe wizanye. Arakomeza ashaka ahantu hose, atangira kwikanga ari kureba, abona nta kintu gihari. Atangiye kumva atangiye no gushyuha, arebye asanga air conditioner yatumaga ubushyuhe buringanira mu nzu asanga yangiritse. Arahamagara baze bayikore, baramubwira ati baraje. Akomeza kumva afite impungenge cyane, yese afata urumuri atangira gushyiraho urumuri kugira ngo arebe ko hari ikintu yabona. Ajimije amatara, arakomeza arashakisha. Yatangiye kubona ibikuta biri ahantu hagiye amaraso, arakomeza abona n'igishushanyo cyahengamye. Arashyanuka aravuga ati reka ngende njye kugihengamuna. Kiri kugihengamuna, ari muri ibyo byo kugihengamura hari ikintu yumvishije ku muryango, arikanga. Yarebye no hakuno no ku gikuta, arebye abona ibintu byasharambuyeho, hari no kugenda haturukamo amaraso. Aravuga ati reka njye kureba ibyo ari byo, kiriya cyumba kiri ku ruhande nze kukijyamo. Ku muryango wanze gukinguka, yese gufatira umwanzuro wo guca ku idirishya kugira ngo agenda gutya ku bikuta, agenda yikurura kugira ngo arebe ko yagenda kuri wo urya dirishya rindi akahita yinjiramo mu wundi muryango. Arebye yasanze nta handi hantu ho kwinjirira hahari, hazibye ntahahari. Akinjiramo aho ngaho idirishya naryo ryose ryifunga ry'icyumba cye. Aza kureba kuri ya mapu yabonye ku gikuta, abona ngo urimo aha ngaha nta handi hantu, mbese ameze nk'afungiranye, ya miryango yose yayibuze. Arebemo hanze kugira ngo arebe ko yabona hanze, abona naho hari ibikuta bimeze nk'aho bamukingiranyemo. Ndetse arebye n'idirishya ry'icyumba cye naryo ryari ryifunze. Yahise aza ari gupanika cyane, asubira mu cyumba. Nibwo aje kumenya ko balkoni yari iri aha ngaha yatumye haza igikuta rwose kidafite ahantu giturutse. Nanone temperature noneho yaje kuba nabi. Afata telefone ye, hari ibyo atangiye guhamagara hanze, gusa akabura sinyari. Ageze gutya sinyari yaje kuyibona, atangira guhamagara. Ageze gutya bahamagaye umugore we. Umugore we atangiye kuvugana, abwira ati ibintu biri kumbaho ni ibintu bidasanzwe, reka turebe ko twahamagara polisi. Akiri aho ngaho amazi yahise amanuka, amazi abaguye mu mashini, imashini itibura network. Iyo ibyago byaje bikumiraho, yahise gufatira akantu bamanikisha imyenda arakajugunya hejuru. Kubw'Imana abona amazi yarari kuza, arahagaze abona ventilator iri hejuru. Aravuga ati kandebe ko nakinjiramo nkaba natoroka nkavana hano uko byari byamwakiye. Yarakinguye, kimara gukingura itajyamo, akomeza agenda atungutse. Aho yatungutse nanone yisanze muri cya cyumba n'undi n'ahantu yavuye. Yahise avuga ati kamfate kabibire yabonye muri icyo cyumba. Agiye gusoma asanga n'inyandiko zayo zirimo nta kintu cyanditsemo, impapuro ziriho ubusa. Ubushyuhe bwabanje kuba bwinshi bushiraho, none byagezeho ngo hanakonja, biramukonjana cyane kugeza nawe yatangiye gucana ibintu by'ibipapuro. Akirangwa muri ya computer ye, yarebye abona umugore yongeye agaruka, yagarutse ku murongo. Atangiye kuvugira ati twamagaye polisi kugira ngo ize gushaka muri icyo cyumba, gusa ntago yakubonye, bisa nkaho bagufashemo agatego urimo aho ngaho turi buze gusohokamo. Gusa umugabo yakomeje gusezera ku mugore we. Umugore we gusa yanze kumwumvira, amubwira ati nawe ndashaka kuza aho ngaho, ariko umugabo akagira ubwoba ati ushobora kuza kuhafatirwa. Muri screen yahise hagaragaramo indi sura ye isa nk'imuhakinga, ibwiriza umugore we kuza kumureba, gusa yari iri kumukoresha amahano, we ntago yabishakaga. Akiri muri ibyo, icyumba cyatangiye kuzamo umutingito, ibintu byose bitangira kugwa hasi. Arebye abona hari igishushanyo kiri ku gikuta gitangira nacyo gutigita, abona n'ubwato burimo butangiye kugenda.
yahise gufata ikibando aza agiye gukubita, amazi yahise atangira ahita yuzura muri ya nzu aho yari ari, atangira kugenda amurengera atuze mu cya gishushanyo, amazi atangira kwinjira atazana ari guturuka, amwinjirana muri cya cyumba 1408 yizanyemo. Agerageza kuba yakifata ku bintu biri hano kugira ngo arebe ko yatarohama, akomeza yifata, gusa yaje kwisanga, aje kubyuka yisanga ari ahantu kuri beach yanyweye nk'uturitiro nka tubiri. Bidatinze bahise bamujyana kwa muganga, umugore waza no kumwirwariza. Mike atangiye kumubaza niba ari muri New York, aramubwira ati turi muri Los Angeles ntabwo turi muri New York. Ati wakubise umutwe ku kintu niyo mpamvu nyine byaje kugendekera nabi. Atangiye kwibaza niba ibintu byari mu cya cyumba byari ibyanyabyo cyangwa se byari inzozi. Nyuma y'ibyo byose yanyuzemo ntago yumvaga icyo yakwizera icyo ari cyo, yumvaga byarabayeho nanone bakabwira ngo bishobora ko bitarabayeho. Yagiye mu rugo iwe atangira kwandika igitabo ku byabaye byose, gusa abizaniye ushinzwe gukora ibitabo ku biprintinga yaje kubona ubyeditinga yarakoraga muri hoteli n'ubundi. Biramutangaza cyane. Mike ntago yaje kumenya ibintu biri kuba hano ni ibiki byagenze biti. Mbere yuko amenya n'ikiri kuba, yatangiye kubona batangiye kumena ibikuta, batangiye kumenagura ibintu, abona batangiye kuza bahasenya, abona n'ubundi ameze nk'aho akiri muri cya cyumba 1408 ko batangiye kureba ibintu, abona biri kugenda bisa nk'ahandi. Nibwo yahise amenya ukuri, amenya yuko n'ubundi atigeze ava muri cya cyumba n'ubundi akiri ahantu hamwe. Yahise amenya ko ibyabaga byose bimeze nk'aho byari urujijo rwari rukuza mu ntekerezo ze, akabona ibintu bidari bimeze nk'aho ubwonko bwe kumuha amahoro, gusa yaje kongera kwisanga muri cya cyumba. Ahita abona ibintu n'ubundi byamaze gusubira rudubi, gusubira ahangaha bemeze nk'ibishaka gutera ubwoba ku buryo uzata umutwe bikarangira umeze nk'uwiyahura. Muri ako kanya Mike yongeye abona umukobwa we, abona ari kuza ameze nk'ari kuza amusatira, gusa atangira kumva atari ibyanyabyo, ariko mu kandi kanya byarangiye amuhobeye, atangiye kumuhobera, ari kumuhobera avuga ati umukobwa wanjye. Gusa mu gihe gito cyane amaboko yari afite mu mukobwa yahise ahindukamo ivumbi, umukobwa ahita ibintu by'ibishirira, ahita atangira kuvunguka. Ako kanya yahise agenda afata rwa ruradiyo yaje kureba, asanga countdown yahise igenda isubira kuri 0, bita byongera bita byisetinga, byongera byishyira ku minota 60 nyine igihe cy'isaha. Icyumba cyongera kimera neza, cyongera gisubira ku murongo. Arebye kuri radio ko kasanga nyine imibare yamaze kwisubiza ku murongo, yamaze gusura ku minota 60, bimeze nk'aho umukino noneho wongeye gutangira, wongeye bitangira bundi bushya. Yese none yumva telefone ihamagaye, atangira kubaza ati se kuki mutigeze munyica kare hose, mukaba mwatumye ntegereza no kubera iki? Ati twubaha amahitamo ya buri mushyitsi wacu niyo mpamvu twari tukwihoreye. Gusa nyine byari bimeze nk'afungiranye hano, atapfa kuhava n'ubundi igihe gikomeza gisubira inyuma. Igiye imbere abona ikintu cy'ikigozi kimanitse ahangaha, kimeze nk'aho nyine ari ikigozi giteze ngo umuntu aze kuba yakiyahuriraho. Arebye muri miriwari abona we ku giti cyameze nk'umanitse, agatelefone kongera gucamo arakitaba, kavuga gati ndaza kwica ku giti cyanjye ariko atari uburyo mushaka kunyicamo. Ibirangaha byagaragaga ko umuntu ashobora kuhava ariko akahava uko yapfuye. Mbega nyine bisaba ko abanza kwiyahura, gusa yahise gufatira igicupa cya rikeri agishyiraho umuriro, arangije ahita atangira gutwika kino cyumba. Mu minota mike aramuhese ijya ahantu hose, batangira kumva aramwumva ubuduha bwagiyeho, batangira bose kuhita bakwirwa imishwaro. N'umugore we yaje muri hoteli, yaje kugira ngo arebe umugabo we, arebe ko yamutabara, ariko we yahise afata umwanzuro wo gutwika kino cyumba kugira ngo acyangize iteka ntihazajye undi muntu wongera gupfiramo.